twitege iki muri ibi biganiro bya M23 by'intwa za M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Mbere ko twitega reka tubaze turebe positive part. Niki M23 iri bujyane ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane ikajyana Doha isaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Aba M23 bazagenda bavuga bati ikintu kiri hariya muri Kongo gikomeye cyakabaye kigwa. Niba shaka niba kino kiganiro bazagitekereza. Urifuza ikinyobwa kikumara inyota ariko cyuzuye intungamubiri? Ngwino nkuze n'abakuzanira ibinyobwa bya Brava byihariye kuba bifite isukari nke ariko bikaba ntagereranywa mu buryohe. Brava Juices zikozwe 100% mu mbuto z'umwimerere bigafasha umubiri wawe kwiyubaka mu gihe nawe uryoherwa kugera kunyota. Nta zindi produits z'inkorano zongerwamo dushakisha ubundi buryohe. Byose ni umwimerere kuko buri uko usomye kuri Brava Juices mu moko yazo arenga 10 umunezero ibyishimo n'akanyamuneza nibyo bigutaha. Nawe ngwino uhabwe ikaze mu isi y'abasirimu. Gana iduka rikwegereye mu Rwanda hose baguhe Brava Juices. Namwe mwifuza kurangura mwazibariza muri Kilan International ni mwiduka riherereye mu mujyi rwagati unyuze ku muhanda wo munsi ya La Galette ujya hahoze Premier Betting ni ku muryango nimero 5. Ushobora no kutubariza kuri 0788 68 67 mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Turabasuje turayifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira urubuga rwacu ari rwo Primo Media Rwanda. Nkuko mubona rero turi kumwe na Pastor Peter Musisi. Pastor ndaho ndabashuhuje nshima Imana ku bwanyu. Kubaho kwanyu ni ikintu cyiza cyane byari kitangazamakuru n'ubumenyi bwihariye abantu bakwiriye kumenya. So Imana ibaho umugisha ndabashuhuje mbifuriza ibyiza kimwe n'abakurikira Primo Media Rwanda bose. Yego. Imana ibaho umugisha. Yego, urakoze Pastor. Hanyuma nagira ngo tuganirire abantu kugira utubwire muri bimwe muri kuba imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niho tugiye kwibanda cyane ku makuru ariko havugwa. Reka duhere ku ruzinduko rw'abayobozi ba M23 i Doha muri Qatar. Yeah. Nuruzinduko rwaje nyuma yuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nabo bari bahuriye muri Doha muri Qatar. Kuba M23 yarahamagajwe i Qatar. Hari igisubizo twiteze mu biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu ngubu? Igisubizo gishobora kuboneka ariko cyaba kiri mu nyungu zande. Kuko ngo tujya tubivuga kenshi ubundi umuti w'ikintu uturuka muri bene cyo. Ututse muri bene cyo rero in this case bene cyo mvuga n'abanyafrika. Niba abanyafrika bari bafite gahunda nabwo bagikomeza mu byo bateguye kaba nta na kimwe kigeze gikorwa. Urugero ni iki cyakozwe, recommendations bashyizeho za East Africa na SADC ntabwo ziyeze arizo zikurikizwa. Nubwo bazivugaho ariko ni ibintu bya theory. Abahuza dufite ni bangahe? Ni batanu. Noneho bakoze na gender balance bashyiraho babiri, abagore babiri n'abagabo batatu. So none ibyo bintu barabikoze ariko abo bantu bashyizweho mu magambo ntibari effectively sizi ko ibintu byeze banakora.
kandi babashyizeho babubashye yuko ari abantu bakuru bubashywe mu karere ni abanyafurika kuki se batavugwa ahubwo harimo ibintu bya Doha byaje bitabukanye kugira ngo byivangemo ukana ukwiye kukibazaho Doha iraje kandi yikubisemo itari kuri gahunda noneho kandi ifite imbaraga ese Doha ibyivuga bitandukanye cyangwa ari aho bihuriye n'ibyo abanyafurika bo muri kano karere kacu abayobozi bacu bari bavuze cyangwa babikubise hasi bafata ibindi ntabwo twari twamenye ibyavuyeyo ibyo basabwe gukora ntitubizi ibyo basabwe gukora ntitubizi ariko ikinyamakuru ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters byari byatangaje ko nabona amakuru y'indani kuko nta mwanzuro nta statement yasohotse reka wenda tuyifashishe noneho dusesengure tugendeye aho ngaho byari byavuze ko mu byo bagomba kubahiriza agomba kubaho ceasefire immediate cessez-le-feu immediate kandi bigakorwa n'impande zombi ariko nyuma yaho tubona M23 irataka ivuga ko FRDC yayiteye no ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu FRDC yateye M23 niko ibyo M23 yavuze ibyo ariko byabaye mbere yuko Doha iba no nyuma bya kuri 30 z'ukwezi kwa gatatu inama y'abaperezida niyo se iyo niyo yakoze ngo niyo yavuze ko abo immediate ceasefire yego ariko iyo nama se yashoboka ceasefire yabite kandi M23 itari involved ni kandi ari byo nyine M23 yaje guhamagazwa nyuma ahubwo ubu dutegereje ubwo wenda yavuyeyo niba yaravuyeyo erega M23 twari kubazaho mu kanya tukakiganiraho M23 n'ubundi itegerejwe iduha ku itariki ya 18 ariko reka maze nsoza iki ngiki nakubwiraga ngo bumvikanye cessez-le-feu kigomba kubahirizwa n'impande zombi zihanganye ariko ku itariki ya 30 M23 ivuga ko yatewe na FARDC ifatanyije na Wazalendo muri Warikari kubera iki twakunze no kubibona ubwo bajyaga no mu biganiro i Rwanda bakemeranya agahenge ariko buri ruhande rukabwira urundi ngo mwaduteye kubera iki akagahenge katumvikanwa ngo kubahirizwe ni ukuvuga hari ikibazo tugomba gutekereza neza intambara ibera muri Kongo hari ukuboko kuyirimo kundi kutari abo tubona barwana kandi ukuboko no gufite inyungu zigomba gukurikizwa so rero niba uko kuboko ibyo gushaka gutari kwagerwaho ntabwo ceasefire yabaho intambara zakomeza zikaba bose karega makuru bana baduteye bakitana ba mwana ariko cya kindi kigakomeza kikaba nkaba rero nibwira yuko biriya yewe ntabwo njye mbitekereza yuko birimo inzira kuki bahaye byakize ibyo abanyafrika bari bateguye byagomba kuba i Rwanda muri Angola bakabitwara ikata none ikata ikaba ari ivugwa abahuza bari batoye bakaburiramo hakaba hari ibintu biraho utamenye ibyo ari byo ese kuki abantu mwebwe mubibona mute abantu bashizweho bagomba gukurikirana ibintu byabaye mazina biri muri theory gusa ntabwo abantu bagaragara ubu ibyo bari abasabye immediate ceasefire bo muri Qatar babisabye mu ruhe rwego baze mu ruhe rwego kandi hariho process twe tubona y'abanyafrika aribo barebwa n'ikibazo ahubwo kuzabona abahubwo abanyafrika ahubwo ibitekerezo byabo biburizwamo ahubwo bahamagarwa kujya mu ntambara ngo intambara y'akarere ibintu bicike ko ibyo gihe ntege ari byo bwo bagufite so ugasanga rebe nk'ibyo bintu bikakuyobera kugeza ubu ngubu umuntu wese wakubwira ngo biriya bintu biri mu murongo mwiza kandi atabizi neza n'uburyo byakozwemo bahakubye icyo bita hijacking usurpation gufata ikintu ukagifatirana kigeze aho ukagisimbukana kandi ukagisimbukana kuko iyo tuvuze Qatar ese Qatar buriya ni Qatar nk'uko tuyibona cyangwa hari izindi bindi bihishe inyuma ya Qatar Qatar ni igihugu ariko cyashyize imbere imbaraga mu buhuza kuko bafite na minisitiri ushinzwe ubuhuza ubihemberwa abikora nk'akazi ka buri munsi bwa Kongo ni minisitiri ushinzwe ubuhuza ni ubuhuza bw'amahanga yose ntabwo ari ubuhuza bwa Kongo gusa ariko birani ibintu ubuzima bwose mu minisitiri iyo minisitiri uyibona handi mu bindi bihugu se ntayibaho kubera iki se hari nyine nuko aricyo yashyize imbere kuko abantu ntabwo abantu kutumvikana bihoraho none se nkwibarize
yo ihuzite yo ntabwo ifite ibibazo ntabwo ifite ibibazo n'ahandi nayo ubwayo bikwiriye kuba yahuzwa muri hari ibyo wari bwumve bya Qatar, hari ibibazo bya Qatar wari bwumve? ntabwo nabyumva, ariko se bava ubu ntabihari rwose, ni umwere 100% ni marayika, kuko ibyo bintu ni ibintu bigewe ntumva neza. Kuko ministry ishinzwe ubuhuza bw'amahanga, Minisitiri ushinzwe ubuhuza ni ikintu kidasa, ni nkuko natwe dushobora kuba twabona. Oya, arahari, kuba hari ibyo arahari ubihemberwa, simbihakana, ahubwo birantangaza. Iyo ministry umuntu yayitekereje ate kugira ngo yashyireho ese ntibyaba ahubwo Qatar yarahawe ahubwo uwo murimo, kuko numva yuko ijya mu bya Sudani, igiye mu bya Kongo, ibyo burasirazuba bwo hagati nabyo bijyamo, kandi muri Sudani iregwa kuba ibogamiye ku ruhande rw'inyeshyamba. None ubwo iyo ngiye ibogama umuntu wayizerute, ni igenda ibifite byose yarabishyizeho, ariko irezwe n'abandi no kubogama. Avuga ngo nayo haba hari inyungu zindi ikura muri ibyo ngibyo yita ubuhuza. Yes, ni ukuvuga ngo ibyo bintu irahuza, ari igikoresho cy'abandi tutabona ariko kandi bahari, cyane cyane ko twe tuzi yuko international relations, uko abantu babana ku isi, harimo ukuboko k'umwanzi ushaka kugira ngo ibintu bigende nk'uko ashaka. Reka dutegereze turebe, kuko wenda umuntu ashobora kuvuga ikintu kitari cyaba, wenda umuntu yagiha chance, ariko byagenda kose nubwo byayivuyemo ibyiza, yego nta wanga icyiza, ariko uburyo biba bikoze haba hari abantu babyateye agahinda kandi byasuzuguje. Niba abantu baricaye bakavuga batushyizeho iki, wese nk'abayobozi bashyizeho bakumva yuko haje ibibazo bitarutse muri Afurika, Abanyafurika baba bakozwe n'isoni, nta n'ubwo ibintu baba babireba nk'ibyabo. Pastor, nyuma y'uko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Paul Kagame w'u Rwanda bavuye i Doha muri Qatar, nk'uko twari tumaze kubivuga, twabonye muri Kongo ejo bundi haba inama, noneho perezida wa kiriya gihugu atangaza byeruye ko u Rwanda na M23 bimaze kwica abaturage ba Kongo bagera kuri 10,000 z'abaturage. Izi mvugo zishinja u Rwanda genocide, si kuri Kongo gusa tubyumvise, na perezida w'u Burundi yarabivuze, yavuze ko u Rwanda ruri kwica abaturage b'abanyekongo, ku Burundi bwo rutazemera kwicwa nk'abanyekongo. Perezida w'u Burundi we navuze byinshi. Izi mvugo zishinja u Rwanda gukora genocide muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo zaza gusubiza inyuma umuhate wo kugera ku mahoro mu burasirazuba? Ya politike y'isi cyane cyane iyoborwa na Satani ishingiye kuri propaganda. Actually hariho umwe mu miryango ya Illuminati ushinzwe ikintu cyitwa propaganda. So propaganda is just lies, ni ibinyoma, bakagushinja iki, bakagushinja kiriya, kugira ngo itangazamakuru risomere hejuru ryo rivuge rityo, noneho abantu, the world population, abatuye isi bahabwe ibintu bitari ukuri. None se u Rwanda rwagiye muri Kongo kwica abantu, bavuga yuko rwagiye kwiba amabuye, siko bimeze? None se byo kwica abantu bije bite? Ntibyavuzwe na Tshisekedi. Tshisekedi statistics zikuye he? Aravuga mbese guhera ryari? Guhera bacumbikira FDLR, guhera ryari? Kuva M23 yabaho, kuko yavuze u Rwanda na M23 ko bamaze kwica 10,000 z'abaturage b'abanyekongo. Umuntu M23 ntiyatangiye ejo bundi, iriya ya mbere ntabwo tuyibara, sinzi icyo gihe byari bihari, ahubwo ngiye nkavuga ngo we abikuye he zo statistics 10,000 ni ikintu cyoroheje. Ahubwo wa mugani ni ukugira ngo ni ya gahunda yo gupfobya genocide yakorewe abanyarwanda, kuko niba genocide yakorewe abatutsi noneho ivuzwe, bikaba byabuye bikangura n'abantu bavuga bati noneho genocide yakorewe abatutsi bo mu Rwanda irakomereza muri Kongo yica abatutsi bahari, bavuga bati no, ahubwo noneho cyo muri Kongo ni genocide ahubwo yindi ikorerwa abanyekongo. Kuki ubutegetsi bwa Kongo buri gushyira imbaraga cyane muri ibi bintu mu gihe tugeze mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda?
ni ukuvuga bo ntabwo bigeze bashyira mu mitima yabo ndetse na ba shebuja babakoresha ntabwo bigeze bababwira ibyerekeye amahoro anyuze mu biganiro. Ibyo ntabwo biriho. Iki biganiro gikora ibintu bibiri. One, kugaragaza yuko mufite igitekerezo cyo guheza nguni cyo kumvikana n'abantu mu gihe bafite ibyo babasaba. Ibyo mukabivuga iby'amahoro ariko mutegura ibyo inzira y'ububisha. Icya kabiri kibafasha gukora imyiteguro. Ni ukuvuga gukora reorganization. Abasirikare aho bari abahunze abagize barwaye abakoze batya intwaro kongera gukora strategies zo kongera kurwana intambara mukamwe murabikora. So rero iyi ngiyi ishobora kuba sizifaya nayo idafite igihe ugasanga ntifite igihe kiza iherezo ryayo. Niyo kubaho ngo babona uburyo bagatera bakagaba bakarasa nta kindi. Kuvuga ngo barumvikana ariho sino byakumva. Ese abantu bavuga batya giye nkwibarize hari igihe bazaganira bakagera ku rwego rwo kumva ko bicaye hamwe noneho ikintu bintu babibona kimwe kandi ubwabo bangana bavuga amagambo nka Mventura ashaka kuvugana nayo urimo urayishije icyaha gikomeye cyane. Niba Mventura yarakoze ikora genocide imaze kwica abantu miliyoni 10 urumva abantu wabafata mu kiganza ngo mukorane ubundi officially c'est over rejecting them n'uburyo bwo kuvuga ngo abantu turabinyufuye ntabwo tubashaka bafite igisebo cyangwa icyasha cyangwa se ubusembwa ntakwiriye kuza byo dufatanye kuyuba barica kuko abantu ntabwo ari abantu ntabwo tuba turabona abantu bapfuye kubera yuko wenda amasasa barashe cyangwa se bahuye n'ibibazo cyangwa se biza kubera inzara cyangwa se kubera icyo ni abantu bishwe bo barasa n'amasasu muse mufite campaign yo kwica abantu mu mare ukica miliyoni 10. How can you do that in 3 years? Mu myaka ya 3 cyangwa 2. Tshisekedi ubona ari umuntu mwaganira cyangwa waganira n'umuntu ukamwizera ko ibyo mwaganira bizashyirwa mu ngiro? No, Tshisekedi ntabwo yatowe kugira ngo ayobore Kongo abe umuntu uyobora abantu. Ahubwo yazanywe n'abashebuja bagambiriye ibingibi biriho akora. Urari kuri mission cyangwa mission arimo bagomba kwisohoza yarangiza agasubira mu gihugu cye cy'Ububirigi. Niho gahunda imeze. Umuntu mutekerezaho ibindi birenze ibyo yabamuhemukira. Kuko ntabwo afite agenda yindi mu mutwe uko mbibona. Kuko nabuvuganye n'abantu politically wirinda kubasesereza. Mugeze cyane mugiye kumvikana. Ushobora kuvuga amagambo yose mu Rwanda ntacye. Ariko niba haje ikintu cy'itekerezo cy'imishyikirano nawe wemeye ntabwo uvuga biri. Kuko biravuga ngo icyo bishatse kuvuga nubwo bamara gusinya amasezerano mu gitondo yasesa ntabwo yavuga ko ari ibipapuro ntacyo bivuze. Kamwene wabo wundi kugeze kuvuga atyo. Usanga ntacyo bimaze. That's the problem with the Africans. Nta bintu dukora ibyo dukora turabihatirwa. Ntabwo bivuye mu mitima yacu. Byava mu mitima yacu byava mu mitima y'ababigenga. Tshisekedi ubona ari umuntu ufite nationalisme, abona ari umuntu ufite gukunda igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Neither has he nationalism or patriotism. Ntabwo afite ikintu cyitwa patriotism cyangwa ikintu cyitwa nationalism ntabwo gifite. Abifite ikintu cya mbere yakumva ni ishema ry'uko Kongo yabitekanye kandi igice cyayo uko kingana abantu bagituye bose akumva yuko ari abaturage bayo ba Kongo kandi bakwiriye kwishima kandi bakanezerwa. Aho kiriya gihugu ufite abantu ngo n'abanyamurenge ukagira abahema ukagira abandandi ukagira abantu bose bakaba ari igihugu kimwe kandi bose buri muntu ashobora kuzana ikiza mu gihugu kandi buri muntu by occupation afite icyo yakora. Hari uworora, hari umurobyi, hari umuhinzi, hari umuhigi, bose bashobora kuba bagira ikintu cyo bakora kikateza imbere ubukungu bw'igihugu. Kuko igihugu ntabwo gikennye kandi igihugu nicyabaye ntabwo ari abantu ngo buzuye nabo ngabo bavuga ngo 10 barapfuye miliyoni aho bavuye hagomba kujya abandi. Nose naba bisha hapfuye 10 miliyoni none akabari n'abandi yambura ubwende igihugu nabo bagira muri miliyoni zingaye ubwo azasigarana abantu bangaye. Hari abapfuye hari abo yambuye ubwende igihugu arashaka gusigarana iki? That's why those people bavuga gusa ibintu byo they echo bakora nk'abanyira mu bandi ibyo bashibuje bavuga n'ibyo bavuga. Demokarasi territorial integrity ya Kongo tugomba kwisigasira gusanga bari abanyaburayi nibo bavuga ibyo ngibyo. Ariko at the cost of who? National integrity at the cost
of the population's lives. Urako igihugu ubwigenge ubutaka bwacyo busigare ariko rubanda rugituye rushira. Nose ubwo bwigenge utavogerwa bw'imbibi z'igihugu noneho babumaze iki kandi abantu mbamara muri bo mubica. Abantu barapfa zambaye imaye zirica ntawe ubyitayeho. Aya mafoto barayabona. Don't care. Biberikisha saba barabyina bari abantu n'abantu b'Afrika benshi dufite ikibazo. Kurya neza, kunywa neza, kujya muri za fete, kuvoyaja, ibintu nk'ibyo. Ibyo nibyo biba mu mitwe yacu. Ariko ntabwo tuzi national responsibility. Wowe umuyobozi uravuga byose. Kandi ibintu nimbivuga so gutambikira ngo ndavuga wenda president w'ikindi gihugu. Ndavuga nanjye kiriya gihugu ariko kuki bashaka kudutandukanya. Twe turi abanyafrika. Ibintu bibera hariya ni ibyacu. Hari bene wacu barapfa. Nose kuki twumva ibyabereye mu Burayi bikatubabaza tukajya kurebera muri Ukraine cyangwa ibyihebe byarasha babirigi cyangwa byarasha bagiye kuva cyangwa imitingito yacikica abantu. Why are we concerned? Tukavuga ibyo bintu byabaye ariko ibibera hano basanga ntabwo tubyitayeho. Ahangaho ugendeje ubundi ukagenda ukaba wanahajya ukaba wanahatura ukaba wahashakira n'ubuzima ukaba wahashaka n'umugeni none ibyo byuka mubivuyemo ahubwo muranganye mugiye kuryana. Kandi bagura ati aho hantu ntukoreho ubutaka bwacu n'abari n'abavuga ikinyarwanda abo ntitubazi nibaceho bagende bahere mu makambi bapfireyo. Noneho mwebwe igihugu gisigara aho ngaho cyakora abashoramari nibaza bashaka amabuye y'agaciro turabatwara tubakomera amashyi ngo n'abashoramari baze bajye basahure bitware. Mwe muraruzinga byose. You are losing human resources, both human and natural resources. Byose murabihomba. Murahomba umutungo kamere ushingiye ku bantu n'ushingiye ku byo mwahawe n'Imana mu butaka bwayo. Tugere gutya rero mu mpera z'icyumweru gishize tubone aba officers ba SADC bahuye n'aba officers ba M23 Igoma basinyanya amasezerano ariko ndagira ngo tugaruke ku myanzuro ibiri yafatiwe muri iyo nama. Umwanzuro wa mbere nuko SADC igomba kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uno wa mbere. Uwa kabiri ngira ngo tuganireho nugusanwa kw'ikibuga cy'indege cya Goma, ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma cyatangiye gusanwa ariko kigasanwa ngo kireberewe na SADC nayo ikirebera. M23 yari nanatangaje ko yatangiye gutegura bimwe mu bisasu byari byaratezwe kwa kira kibuga. Kuri umwanzuro wa mbere uko SADC igomba kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wafashwe n'uruhande rwa SADC ndetse n'urwa M23, guverinoma ya Kongo yaraje ivuga ko SADC izava muri Kongo ari uko M23 yavuye muri Goma na Bukavu. Leta ya Kinshasa ijite mu masezerano ya SADC na M23. Ndibwira yuko biriya atari bo bivuga. Nabwo ko bari ari banyira mu bandi. Harundo birimo. Ko biriya bintu bijya kuba impamvu ntagiye nta kumwe n'umuntu atabihana agaciro ariko kurundi ruhande ukababiha agaciro ukurikije uko bakora. None se ibya Rwanda ntibabisimbuje ibya Doha. None se ubwo kuki na biriya batabisimbura? It's simple. Kuko bafite ijambo. Niyo mpamvu giyewe nta dismissing. Ari nkurikije ko ibintu ko bimeze ziko ari inama yabereye Harare y'ibihugu bya SADC ngira. Tugiye SADC yonyine yari hari. Bemeze ko mission yabo ya SADC muri Kongo ishizwe hiherezo. Ubwo rero ntabwo bazahava ubwo se amasezerano yayangaye benda ayigoma katubare tuyareke. Tureba yiharare niyo afite niyo atuma nayangaye yigoma abaho. Kuko iri ataza kubaho yanga ntiyajya kubaho. Ari ayo cyatumye abaho niyo yatumye yayangaye abaho. Genda uva yangaye afite agaciro. Kandi numva yuko nabariya icyo bakoze bagomba kujyana n'amasezerano basinye hano. Ntabwo bazajya n'amasezerano basinye ahandi. Ntabwo byakunda. Ariko nyiramubande ishobora kuvuga kuriya hari undi ukomeye ishobora kuza akabivuga ati no bya byose ntabwo bishobora kuba byakunda. SADC igomba kuguma hano bakazana impamvu zinyuranye abantu barapfadire nk'abo ngubu ejo bundi bafatira indege ya Uganda ntabwo sindamenye ibyayibayeho ba president barabafatana ngo barashaka amafaranga haracyari umutekano muke ariko bavuga bakitwaza n'ibindi byinshi ugasanga ahubwo bizanye izindi mvururu. None ukavuga byavuga ngo
sadek ahubwo nihindure itabare zana abasirikare ahubwo noneho benshi barwana intambara ugasanga ahubwo abanyafurika ibyo turabyitabiriye kandi mbere twarakorejwe n'isoni tureba ariko karizere ko ibyo bitazaba wenda uriya mubyeyi yavuze gusa mu rwego rw'akababaro cyangwa se rwo guhatiriza kuko yumva yuko ari nko gutsindwa urumva uriya ntuza kugenda sadek ikagenda kandi ni moral booster ku ruhande rwa political booster ku ruhande rwa M23 ni moral victory kuko abantu bari mwarwanaga nabo Kongo yazanye baragiye abacashuro baragenda bariya baragiye n'abaturage ubwabo batangira kwibaza se no kuba ari abantu badufashaga bagiye no M23 bizagenda bitangira guca intege abasirikare ushobora kuba byavuzwe muri ubwo buryo abarundi nibo baba basigaye bonyine kandi igihe abarundi bavuze bati twe tugiye kujya muri Kongo hariya turwana intambara kandi ya ntambara uburundi bwazayihomberamo cyane kubera impamvu uko M23 uko igenda ifata ibice n'urugero uko igenda ikura iragenda igira territory n'igice kinini cyane cy'abantu kandi bayumva tuvugemo se bayikorera kandi abo bantu ne force ikomeye bafite igisirikare bafite ibindi bintu icyo gihe ntabwo yabivuga ngo urashaka gutera u Rwanda gusa ngo irunguje cyangwa M23 yabirwana na Kongo yose yihagurukira ko Kongo yose igice cya Kongo nka kimwe cya kabiri buriya Kongo aho M23 itegeka haruta Burundi ngira gushiro nkenye abantu nabo bimeze bityo abantu bahari kandi bashobora gukoramwo abantu abasore bajya ku rugamba Uburundi nabwo bwiteguye kutakaza abantu muri zira ntambara Kayikwamba Wagner akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niwe wari watangaje ibyo ngibyo kuko niwe nyine unayivugira ariko se ninde uha uburenganzira sadek bwo kuva muri Goma cyangwa bwo kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uburenganzira butangwa n'ibyo bihugu uko byariciye birabyemeza abayobozi babyo nibo bafite uburenganzira nibo bazanye hari ingabo nibo basinyiye kuzitaha nabana bihinduye umuntu yakwibaza impamvu nabo baba baruguye mu rukundo bivuze ko ibyo Kayikwamba yatangaje nta shingiro bifite nta shingiro bifite nkurikije amategeko asanzwe ariko nkurikije ibibera ku isi bidakurikije amategeko ntacyo umuntu yadisimisinga none se ntabwo nako ikiganiro cyo mperutse kuvuga ngira ngo igikurikira icy'ubushize cyaravuga ngo abantu bitegure kugendera mu gihe kidakurikije amategeko cyangwa umuco cyangwa kubaha Imana ibyo bintu rero birahari usanga abantu bakoze ibintu nk'ibi nta n'umuntu uri bubaze bikaba bigenze bityo cyane cyane yuko bikozwe n'umuntu ufite imbaraga ku isi mu wundi mwanzuro rero nabivuze ko turi buganireho ni uko ikibuga cy'indege cya Goma gitangira gusanwa ariko nanone M23 ikagisana kuko niyo igifite mu biganza ariko nanone bikagenzurwa na sadek sibyo ntabwo bwaba ari uburyo bwo kugira ngo sadek kuko yemerewe gucyura ibikoresho byayo bari abasirikare bayo bemerewe gucyura ibikoresho byayo ntabwo bwaba ari uburyo bwo gushakira sadek ingabo za sadek inzira kuko no mu byo twahereyeho kare tuvuga twari twagasimbutse mu byavugiwe Doha nuko n'ikibuga mpuzamahanga cya Goma kigomba gufunguka yes kigomba kuba kigenzurwa na sinzi mu vetero ko yaba yarabyemeye ubwo naba yarabyemeye muri ubwo buryo bashaka no barigurishije ubone bagomba kuba bari yagomba kukigenzura ariko uburinzi bwuzuye bukabwa ubwaki ubwa M23 novuga ngo mu burinzi buyi nta ndege igomba kuza kuhagwa mu gihe gisanwa iyaza yose ije kuhagwa itahawe uruhushya na M23 twayifata yuko yaba ari y'umwanzi yaba ifite motives zindi tutazi ubwo rero icyo nzi ko icyo baragifite ko bafite uburenganzira bwo kureba ikindi nta ndege yindi ntabwo mu gihe basana baragisana ko ntabwo bakimwe mu ndege zizigweho baragisana nikirangira gusanwa hazi indege zonyine zizwe zije gutwara abasirikare ba Afrika y'Epfo ntabwo ari ukuvuga ngo baragisana ngo ifashanyo zize birabyo bavuga ahubwo baragisana kugira ngo ingabo za Afrika y'Epfo zigende nizimara kugenda cyongere gifungwe cyangwa se gikomerezeho gikore kuko naje kumva yuko ngo indege ya Rwanda na Kenya Airways
nabo bahawe uburenganzira bwo kuza kuhakorera. Ariko ubwo ni ryari, ni igihe bino bintu birangiye. Bashobora kuvuga ati kuko baravuga ngo ntabwo uzagenda umunsi umwe, kuko birumvikana ushobora kugenda buhoro buhoro, feze zigenda, ariko noneho hakemerwa, hakaba bemerwa. Niba indege ari izo ndege zemewe kuza zikaba zizwi, kuko hari abagenzi bo muri Kongo bashaka kugenda, si ngombwa yuko bagiye bafite ikibuga cyabo cyaba ngo nta handi baba bakwiriye guca cyangwa guca Kigali cyangwa Entebbe. Ubwo rero bashobora kuba biri hari iwabo byaborohera, kandi bakabona airlines ziza kubafasha nka Rwandair na Kenya Airways. Ubwo rero ibyo bashobora kuba icyo bita partially closed, kikaba partially closed, nuvuga ngo cyemerewe kugerwaho n'indege zifite zemerewe zakoze amasezerano yo kuza kuhagwa. Mu gusoza Pastor, ku itariki ya 18 z'uko kwezi intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iza M23 bazongera guhurira i Doha bagiye mu biganiro. Bya bindi byari kubahuza ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu, bibahuriza muri Angola, byimiriwe n'ubundi 18 z'ukwa kane i Doha. Twitege iki muri ibi biganiro bya by'intumwa za M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Mbere ko twitega, reka tubaze turebe positive part. Positive part nubwo giye nakomeje kuvuga yuko bari abahayijyakinze, nabivuze guhayijyakinga no kuvuga gufata gushimuta iby'abanyafrika bakabyitwarira, bikaba bibaye aho noneho nikizavamo kugira ngo cyitirwa abanyafrika yuko bashatse igisubizo, ko burya bitera ishema. Abanyafrika baramutse babonye igisubizo giturutse iwabo, cy'igisubizo cya Kongo, byaba bivuze ngo n'ibindi bibazo biri imbere bazabyishakira mu bibazo, ko bafite icyitegerezo babona. Noneho biburijwemo, wenda kibonetse ahandi, yego ni cyiza, ariko hari icyo cyishe ku rundi ruhande. Imitima y'abanyafrika n'abayobozi babo babayemo akantu ko kakangononwa, kuvuga ati koko turasuzuguwe, igisubizo cyacu twakabaye twibonera, twari twateguye, none kibonetse ahandi, uvuga ngo twe ntacyo tumaze. Icyo kikaba ari ikibazo. Ariko urundi ruhande rumwe ngiye cyo mvuga, cyo nshimira, nuko at least for the first time, bwa mbere mu mateka, M23 izabaye recognized officially uko yicaye ku meza amwe na Kongo. Bari barabyemeje mu buryo buri theoretical yuko bashaka biteguye guhura nabo, ariko practically bari batarahura ngo bicare ku meza amwe. Ariko kwicara ku meza amwe ni moral victory, ni ubutsinzi bukomeye cyane kuri M23, kuko ibibaye recognized yuko ifite ikimaze kandi ifite ijambo. Ntabwo bavuga n'umuntu mwicaye ngo kandi ejo mubwire ngo ntabwo muri buvugane, kuko nicyo Tshisekedi yavugaga yuko atazavugana M23, ahubwo yize no kuvuga ko atazahura na Perezida Kagame. Ariko ubundi kandi akavaho aho kuvura na M23 ngo yahura nawe, ngo kuba ariya n'abana be, siko yavugaga. Ariko ubu ngubu yabavuye, hari ikintu twa etape yabikomeye cyane ku ruhande rukomeye cyane rwa M23. Why? Ko yabishoboye, umwanzi wayo si n'umwanzi gaburiya, ni ibintu bafite ibibazo bimwe, rega buriya bose ibibazo barabisangiye. Ahubwo bari abantu baba basindutse bavuye mu kwibeshya, noneho babonye ukuri, babitewe nuko bumvise ukuri cyangwa se bahatiwe ukuri. Hari ubyo birashoboka, ariko nibura bakaba bari kubona icyo kintu, kiba ari ikintu cyiza. Ikindi cya kabiri, M23 buri yakoze ikintu gikomeye, gusinya amasezerano n'ingabo za SADC. Ni ukuvuga ngo bari kugonagize yuko Goma iri mu butware bw'iyindi entity, apana leta ya Tshisekedi, kuko ntabwo rero bavuganye nayo. Bavuganye na leta ya Tshisekedi bazana ingabo, ariko ubagenda it's no longer applicable. Tshisekedi is no longer relevant. Nta n'itegeko yatangariye. Oya, nategeko yatanga no kugonagizinga yuko hari hatafite ububasha n'ubushobozi. Noneho rero abangaba basinye kandi bemeye gukora ibintu byiza. Ese bano bantu ntabwo umuntu yabahera ngo avuge ko ari abantu, kuko nabiriya byo bakoze bakira Lieutenant Colonel Wiringoma byakwiriye ku isi yose. Biriya ni ibintu by'igitangaza, kuna abantu bishimye, abasirikare bagahura bakamwakira
bamwita kwikiri ko bishima kurirukanya bariya bazungu abacashura ukuntu yabirukanye agenda kariya kantu agenda ko udutendo dushimishije dusetsa ubwo rero baramubonye rwa rukundo nikigaragaza ko biriya bintu babyishimiye yakoze erega buriya twe nk'abanyafurika buriya ni ukwereka abanyafurika yuko natwe turi abantu kandi dushobora kuba twagira ibintu byacu nta mpamvu abantu baza kuza kudukora biriya bintu ngo tuvuge ngo biriya bintu bakora hari icyo bimaze abantu baraje kuko ariko ba sadeke nabo barabyishimiye kuko ni ikimenyetso kigaragaza nabo bumva ukuntu abazungu bakandamiza iwabo cyane cyane abo muri Afurika y'Epfo uwitwa Elon Musk ubu ngubu arimo arabasuzugura yifashishije umugaragu we Trump bavuga ngo bagende buriya witwa Julius Malema barashaka kumwita international terrorist kuko aburanira abirabura noneho na leta bayihaye ibihano ya South Africa kubera abazungu bari hariya ngo mbese urwo kubakandagira nuko cyo munyero biriya hariho abantu babyumva nuko badafite uburyo ariko birabashimisha so rero nashaka kuvuga kuri bene kubitindaho cyane ukuvuga ngo ni recognition father recognition ibintu byongera amanota kuri mu Ventura kugira menyekane ntabwo ari abateroriste kuko bavuga ni abantu bumvikana noneho bumvikanye nuko ingabo zagenda mu mahoro hari n'abantu bavugaga ngo ngo ibikoresho byabo ntibimahe ngo muzabarigengwa no kugaragaza iki ngo nugaragaza ngo nugutsindwa ngo ubwo tugomba kugaragaza ko twatsinze ariko se buri umuntu uvuga ngo South Africa se yaratsinzwe ntabwo yatsinzwe ahubwo yashyize mu gaciro twe tucyumva neza abashaka kuvuga ngo buriya ngo Afurika ngo y'Epfo ngo Sadek yaratsinzwe icyo kintu abantu twebwe dukunda ibintu by'amarangamutima tukavuga ibintu kandi yenemera yuko yagize ite yamenye ukuri n'igita buryo ukuri kuratsinda ukuri ko kwatsinze ntabwo ruvuga ngo ni imbaraga za gisirikare za M23 gusa oya yego habayeho kira kintu cyakozwe tugira amahirwe ari cyo bita battles and war. There is a battle and a war. A battle ni intambara cyangwa ni imirwano kigirwa cy'iki gihe ibaye amasaha 3-4 tubyita imirwano bararwanye wenda muratsinzwe cyangwa murirutse mwagera hirya mukongera mukiyorganiza mukagaruka no kuvuga ngo imirwano mwatsinzwe ariko intambara ntimwayitsinzwe intambara ni porogaramu itwara igihe kiriki so abantu rero bajye biga kumenya uko ibintu babivuga twe guhora mu bintu by'ubujiji byo nyamo n'abantu b'Abanyafurika batajya bava ibintu byo kuberwa n'amarangamutima ntabwo ari byo twitega iki rero ni iki M23 iri bujyane ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 4 ikajyana Doha isaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ese ne M23 busabe cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni busabe M23 ninde wo mpozo ndi hariya bo M23 igomba kuba yaramaze kugaragaza ibyirwanira kuko yabanje kujyayo buri byo byose byarabigaragaje umuhuza rero n'abari Doha ari we muhuza azareba ibyo bashaka Kongo nayo hari ibyo yashyizeyo uranije bazagenda biri kuri bazagenda badefanda bari abaye mu Ventura bazagenda bavuga bati ibintu byacu biri hano biri ku meza abyereke Kongo nayo bimenye ibyo bisigo bizaba yabonye kopi batangire bavuge kuri ibyo bintu uko ibyo numvise niba ari byo simbizi uruhande rwa M23 ngo barashaka kujya mu gisirikare oya Kongo ahubwo nishaka gushyira M23 ngo mu gisirikare shaka kubintegra muri FRDC M23 kabyanga kavuga ati ntabwo twese twajya muri FRDC okay buretse gatoya we niko ibyo niko wabyumvise yeye makuru kangura makuru ufite kujya mu gisirikare M23 kubishyaka rya politike gucyura impunzi sinzira ko gende ikintu kiri hariya muri Kongo gikomeye cyakabaye kigwa nibashaka niba kino kiganiro bazagitekereza ikibazo cya genocide ikintu cyabiro kwiriye kureba n'ibimenyetso byo bikagaragara ndetse Kongo igasabwa gusubiza aba bantu bapfuye n'abishwe bangana batya mubateguriye iki ababishe bagomba bariya babitakwira ntujye mwumva bitakwira and these other guys birirwa bavuga ibintu bidafite including even Bemba they should be held accountable bagomba kubaza biriya bintu amagambo bagenda bavuga n'abandi bagiye
bashyiramo bariya abantu bose bagomba kuba arrested byaba na ngombwa na Tshisekedi bakamushyiraho urubanza kuko kumena amaraso y'abantu byo kwihutira kujya muri leta kujya mu cyayi birase ko ngo bujya muri leta ntayihari kereka kuvuga ngo reka tuve kwemera ibyo kuko nta kundi kugira ngo amahoro wenda abeho ariko mu gihe mu ikubitiro rya mbere ibintu bigomba kuba bishyirwa ahagaragara bariya abantu betakwira these other guys bayoborwa ba Mayimayi bazwi they have to be arrested bisha abantu ngo barakica abantu amaraso y'abantu bamenetse abantu bagomba kuyatekereza ya Pastor reka dusoreza aha ngushimire dushimire n'abandi bose bari badukurikiye tubabwira ko ibiganiro hano ku rubuga rwacu arakagaruka ciao ciao mane guhumugisha urakoze naho butaha ni umubeshyi niba hari uwakubwiye ko ibintu bihenze byose biba ari byiza uku kuri Mento Auto Export yakumenye mbere maze igira igitekerezo cy'abahanga cyo kuzanira abanyarwanda imodoka nziza zigezweho zirimo n'izikoreshwa n'amashanyarazi guhera ku $5,000 by'amadolari kuzamura Mento Auto Export ikuzanira imodoka nziza ya hybride bitwara iminsi iri hagati ya 30 na 40 yonyine ubishyura 40% by'igiciro cy'imodoka andi ukazayishyura imodoka yakugezeho humura nta uzongera kukwiba kuko mbere yo kwishyura mugirana amasezerano imbere ya notere ibirebana no kukugira inama y'imodoka nziza yo kugura babigukorera ku buntu kandi nyuma yo kukuzanira imodoka bakurikirana iby'ubuzima bwayo ku buntu mu gihe cy'amezi 3 izi modoka ziva mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuyapani Korea Dubai Canada no mu bihugu by'Uburayi nkaho ibi byiza byose bitari bihagije Mento Auto Export ibazanira ibikoresho n'ibyuma by'imodoka by'ubwoko bwose bikugeraho mu minsi 7 yonyine babikura mu Bushinwa Korea na Dubai bahamagare kuri 07 35 85 00 90 cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 87 88 66 cyangwa ugana aho bakorera mu nyubako ya Town Center Building TCB inyuma ya Centenary House muri floor ya 3 mu muryango nimero 025B wanasura urubuga rwabo rwa internet y3.mentomotors.com cyangwa ukabandikira email kuri info@mentomotors.com. Mento Auto Export, you trust we deliver.